yarampumuriza nkwiriye kwishima ngashimira n'umukunzi wanjye narimboshya arambohora narimbabaye arampumuriza n'uwo kwizerwa n'uwo kwiringirwa umwami arakomeye muze tu data mwiza twatangiye ikiganiro watangiranye natwe none usozenje natwe izina rye nishyirwe hejuru Uwiteka mwiza rero turakwinze ukomeze kubana natwe ukomeze kurinda abanyarwanda bose muri rusange ukomeze kurinda isi yose amahoro y'Imana akomeze kubana nawe ukurikiye Dr Berwa TV ndakwifuza kugubwa neza uyu munsi twagiriwe umugisha twahuye n'abaririmbyi bakora umurimo w'Imana twatangira tubabaza uko bitwa bakatwibwira duhereye iburyo watubwira uko witwa wewe murakoze amazina yitwa Muhawinimana Ange irakoze murakoze nanjye nitwa Iradukunda Jeannette okay Ange watangira utwibwira muri rusange Ange ni muntu ki ubwo urangiza kutwibwira Iradukunda nawe araza kutwibwira Ange ni muntu ki murakoze amazina yanjye yombi nitwa Muhawinimana Ange ndi umwana w'umukobwa ufite impano nshaka kwagura muri njye mvuka mu karere ka Rubavu ubu ngubu ndi i Kigali yego usengera muri hetorero ADEPR Iradukunda wowe uri mu ntoki nitwa Iradukunda Jeannette nturuka mu karere ka Rusizi ndi umukobwa nkunda Imana n'abantu yego mfite n'impano yo kuririmba nshaka kwagura muri njyewe yego kuko ndabikunda cyane murakoze okay ubu barizwa cyangwa usengera muri hetorero nsengera mu itorero rya ADEPR ubwo mwese muri aba ADEPR yego okay Iradukunda kugira ngo uhure na Ange niko mwari muturanye nzi ko muri abavukanye cyangwa abavandimwe niko mwari muturanye munasengana ubwo ngubwo isi ntatangiye gutyo mwarahuye gusa muraririmba mwahuriye muri kwari ku rusengero byagenze bite ntabwo twahuye gutyo gusa ubu twarasenganaga yego turumva nyine twanabanaga yego ubwo turaganira buri twese nyine twumva dufite igitekerezo ujya muri dushe ugahimbaza akakwakira akanyumva nawe yaba ari kuririmba nkamwumva nkumva uriya muntu nkavuga ati uriya muntu afite impano kandi ndumva akunda kuririmba yego utanumva nyine ko ari ukuntu twahoza tugashyira hamwe mbese tugakora umurimo w'Imana none n'umurimo w'Imana uhagazemo neza cyane ubuhanzi bwanyu cyangwa kuririmba kugira ngo utangire kumva ko uri umuririmbyi wabimenye ute murakoze natangiye kumenya ko nkunda kuririmba naririmbaga muri Sunday School nari nkiri umwana ubwo nyine urumva kumenya kuririmba niho natangiye mbimenya ndabikurana kugeza n'ubu okay Ange weho kugira ngo yumvemo ko uri umuririmbyi cyangwa kuririmba bishoboye wabimenye ryari murakoze nanjye ndumva ni muri ubwo buryo nabimenyemo ndi umwana nawe bitangiye kera okay ko nta courage uyu munsi zo mufite byagenze bite kandi mba mbona aho muri mwaserutse buno byatewe n'iki aya courage turazifite nawe urabibona cyane ejo bundi muduhereje indirimbo nziza ayaniho kwizerwa witwa Nuwo Kwizerwa
Okay. Hagati aho ngaho hari abenshi batamenye ko muri n'abahanzi cyangwa batazi ko muri abaririmbyi. Uwo muntu utabyemera ntagira akantu mwumvisha wenda nubwo kaba gato agateregeshwa mu ndirimbo zanyu. Akari hafi mwaduha kapera rwose. Nkwiriye kwishima ngashimira n'umukunzi wanjye narimbo sharambora narimbo bayarampumuriza nkwiriye kwishima ngashimira n'umukunzi wanjye narimbo sharambora narimbo bayarampumuriza n'uwo kwizerwa n'uwo kwiringirwa umwami arakomeye muze tumwisunge. Okay. Ndabikunze. Hagati aho ngaho kugira ngo mwihuze byagenze bite? Murakoze kugira ngo twihuze urumva Ange twabanaga mu gipangu. Yego. Hanyuma nyine turaganira twese twumva muri twebwe dufitemo impano yo kuririmba. Yego. Mbese nyine turavuga ati tugomba kwihuza. Yego. Hanyuma tukagira ukuntu dukorana tukajya turirimba. Okay. Byaraboroheye kugira ngo mube mwahuza kugira ngo mube mwaririmba. Byari ibintu byoroshye. Yego. Mwatangiye kuririmba ryari none? Mwarahuye muvuga ko mushobora kuba mwaririmba mukorana n'imyitozo kugira ngo muririmbe. Byatangiye ryari? Kugira ngo turirimbe byatangiye mu kwezi kwa kabiri. Kuwe mwaka? Uyu mwaka turimo 2024. 24? Yego. Mukaba mufite ziriya ndirimbo zose nabonye mwanditse? Yego. Ukuntu mudasanzwe. Ikindi muri uko kuririmba kwanyu ese hari umusaruro urimo? Nawe urabyumva umusaruro ntiwabura. Yego. Kubera ko wenda umusaruro wa mbere ntago uwubona aka kanya. Yego. Uwubona nyine mu gihe kiri imbere mbese. Okay. Ange, mu by'ukuri kuririmba yego uraririmbira Imana sibyo? Ariko hari aho ushaka kuva n'aho ushaka kugera, cyangwa ari aho wari uri hari n'aho ushaka kugera. Ese mu by'ukuri ku kuririmbira Imana hari ikintu uri kubonamo cyangwa ari icyo wabonyemo? Ntabwo biratangira. Wakwigire muri sekera se? Kuririmba indirimbo z'Imana wumva ari byo saba cyangwa wajya no mu zindi? Indirimbo z'Imana n'ibyo nkunda. Nibyo ukunda? Ni nabyo nashaka. Okay. Ubwo ariko indirimbo z'Imana nta kantu karimo. Ikintu wakora nyine no kubishyiramo imbaraga no kubikunda byo birabaye kandi birahagije. Hagati aho ngaho ni iyihe ntumbero ugamije muri wowe nyine kuririmbira Imana? Murakoze. Intumbero dufite ubu ngubu nka timu tumva nyine dushaka gukora cyane tukaguka tukagera kure cyane. Mukagera kure cyane. Jeannette, weho intumbero yawe ni iyihe kuba uri kuririmba ariko intumbero yawe ni iyihe? Murakoze. Njyewe intumbero yanjye ndumva nshaka kugera ku rundi rwego, yewe indirimbo zanjye zikarenga no muri iki gihugu zikagera no ku rwego rw'isi. Yego. Kandi nkaba numva nshaka ko zafasha n'abantu benshi. Okay.
intumbero mfite, ndumva nshaka yuko nyine indirimbo zanjye ndirimba bikagera kure, bigafasha benshi, ndetse nanjye numva byaba bimpaye ishema cyane kuko ikintu nkunda cyaba kibaye kigali cyane. Niyo ntumbero. Okay. Jeannette, Karame. ni izihe nzozi mwari mufite mutangira ibi bintu? Murakoze. Inzozi twari dufite nyine kumva ko tugomba kuririmba, Yego. tukaba abahanzi bakomeye. Yego. Yego. Muri iki gihe se cyangwa aho mugeze, mwatangiye mu kwa kabiri, urabona turi mu kwa gatanu, Yego. ubwo bivuga ko haciyemo amezi 2 cyangwa 3 uko wabivuga kose. Ukurikije uko mwatangiye n'uko ngo bihagaze, mubona za nzozi zanyu muzazigeraho cyangwa ziracyari kure zarabasize? Oya, tuzazigeraho. Okay. Nawe niko ubibona Ange? cyane. Okay. Sinzi niba ari akandi karuza ka kapera cyangwa akandi karirimbo kari hafi, cyangwa tugakomeza n'ibibazo. Turashaka gukora ikiganiro kigufiya cyane gishoboka, ubwo nihagira ukunda iki kiganiro cyanyu azatubwira, nihagira ubwo tuzakora ikiganiro kirekire. Ubu ngubu ni ukugira ngo tubasuhuze, tunababwire ko n'indirimbo yitwa ngo iki mama, ino ndirimbo yanyu iri hanze niyo kwizerwa. Nabonye abantu benshi bayikunze cyane, y'abantu tubashishikariza gukomya kuyireba, ngira ngo umuntu avuye no muri studio ku recording indi. Nubwo ndi kubibavugira mwaye kubijya, ariko nyine ndabizi hagati aho ngaho byibura abantu babareba cyangwa babumva babashe kubafasha no kureba ibihangano byanyu kuri channel yanyu ya Ange Iradukunda. Iradukunda na Ange. Mu by'ukuri hari akaririmbo kari hafi, nubwo yaba atari n'iyanyu, ariko ku buryo baba bareba nyine basusuruka. Sinzi niba mwavuga ko bitatubangura, dore n'amasaha yagiye. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta igiko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Urakoze cyane we. Sikoro muri banga twatumumarayika tumwe twabagamo nose. Ndahibagiwe. Nagiye kubabwira ngo ni muri hajya handi Adamu na Eva babaga bahitaga ngo angi ijambo ry'Imana rinca kuko nahuye namwe byibura ndaza kuba nanjye nakira agakiza. Dore ko kanani asanze karemereye, ariko uyu nta bigoranye. Kararemereye ko nabibonye. Ange, nizihe mbogamizi muhura nazo muri uko kuririmba kwanyu cyangwa muri uko gukorera Imana kwanyu? Imbogamizi duhura nayo ni imbogamizi imwe, ni ubundi amafaranga. Ubushobozi ni ubwo kugira ngo dukomeze twagure Imana. Ko ni n'amafaranga kujya muri studio gukora video, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ko amafaranga yabuze kandi umuntu yatanga n'umwe. Muramuzi? Bumuhamagara araza kuyabanda bisi. Kereka undi muntu nyine wakoreshwa nawe, yego niwe waza kubafasha, ariko nawe musenge cyane kuko ibintu mubikunze kandi umuntu abishaka, icyo nze cyo bizakunda kandi bizemera. Ange, Iradukunda agatanga. Ange atubwiye imbogamizi ko ari imwe muhura nayo. Ese nawe ubona ko ari imwe?
oya Mm. imbogamizi ntabwo ari imwe. ntabwo ari imwe. Yego nayo irimo ariko hari n'izindi. Mm. Yego. nawe watubwira nyine imbogamizi muhura nayo muri urugendo mwatangiye bwo kuririmba. Ubwo imbogamizi zindi duhura nayo urabona nubwo iyo tubonye amafaranga tukajya muri studio Yego. tugakora indirimbo ntabwo abantu bayikurikirana cyane. Yego. Tukaba nyine twasabaga abantu ngo bajye badukurikira babakurikira. Yego rwose badusapotinga. ubwo bivuga ni ukubareba gusa ibyo hari ikibazo cy'ubushobozi butaraboneka neza. Yego. kandi nabarangiye umuti ko mugomba gusenga gutanga ubushobozi ubuha abandi namwe mukabubona. ikibazo gihari ni uko batareba. ese ibihangano byanyu ubundi umuntu yabisanga he? Murakoze, dufite channel yacu. Yego. Uragenda ukandika Iradukunda and Ange. Yego. Yego nawe wasanga. umuntu utabashije kubyandika se kugira bibone neza bwo yandika mwiki indirimbo yanyu? Yandika ni uwo kwizerwa by Iradukunda and Ange. Okay, ndaza kwipininga nanga munsi y'ikiganiro. Mu by'ukuri hari abantu benshi nyine batangiye bashakisha baririmba nyine bikanga, ariko bigeze aho biremera. ubwo namwe mwumva ko nyine muri iyo nzira n'ubundi ariyo murimo? Niyo turimo rwose, ntabwo tuzacika intege, tuzaruka ari uko byemeye. Okay, tugana ku musozo rero. Sinzi niba hari ikindi kiri ku mutima yanyu mwagira icyo mubwira abadukurikiye kugira ngo ngere mbaze ikibazo cya nyuma kigera ku musozo. Niba Ange hari ikintu kiri ku mutima wawe wabwira umuntu ugukurikiye cyangwa ugukunda, wakimubwira nkaza kubabaza ikibazo cya nyuma dutaha. Ikintu nabwira abantu badukurikiye cyangwa badukunda, Yego. natwe turabakunda cyane cyane, ndetse turimo turabategurira ibintu byiza. Yego. dushaka kubagezaho, turabazirikana cyane, turabakunda cyane by'umwihariko. Okay, nibagiye kubabaza dusubiye inyuma, indirimbo mufite nka zingahe? Murakoze. Indirimbo dufite nyinshi. Nka zingahe? Dufite indirimbo ni nyinshi, ariko wenda izimaze kugira hanze ko yazo mvuga ni 3, ariko hari n'izindi nyinshi ziri muri studio. Okay. Ubwo dukeneye amasengesho menshi kugira ngo tubashe kubona amafaranga. Ngera ku kibazo cya nyuma, twaganiriye bihagije kandi birambuye. Ikibazo cya nyuma kirabaza kiti, ni iki mwasaba abantu badukurikiye cyangwa babakunda? Murakoze. Ikintu twasaba abantu badukunda banadukurikiye, turabasaba kudushyigikira, bakadusengera, bakatuba hafi. Ikintu nshaka kubasaba, ko mu bibazo mufite harimo amafaranga, ukeneye ko babasengera gusa cyangwa n'ubwo kwanga gusaba? badushyigikire. Ubwo buri wese abashyigikire mu buryo ashoboyemo, udafite ubushobozi bwo kuba yabafasha ku bijyanye n'amafaranga, abasengere byibura Imana itanga amafaranga yabaye. Okay, Iradukunda, weho niki ku kibazo nabajije mugenzi wawe, niki wasaba abantu bagukurikiye cyangwa bakureba? Murakoze. Jyewe ikintu cya mbere nasaba abantu badukurikiye ni amasengesho. Badusapotinga mu buryo bw'amasengesho ndetse n'ubundi buryo bwose bushoboka. Yego. Badufashe, wenda abafite n'ubundi buryo badushyigikiramo babikore nta kibazo. Yego. Ariko cyane cyane amasengesho aba ariyo ya mbere. Amasengesho. Yego. Gwenda gaburiye nuza kuri Noheli. Sawa, nubwo twatangiye tudasenze, hagira umwe dusengera ku isengesho rigufiya tugasoza. Murakoze. Mana yacu, Mana nziza, Imana irarengeye, tugushimiye kugira neza kwawe,
Uwiteka Imana ihoraho wabanye natwe mu maraso twanyuzemo, wabanye natwe ndetse n'uyu muvandimwe nawe twamusanze ari amahoro, izina rye nirihabwe icyubahiro. Data mwiza, twatangiye ikiganiro, watangiranye natwe, none usozenje natwe, izina rye nirishyirwe hejuru. Uwiteka mwiza rero turakwinze ukomeze kubana natwe, ukomeze kurinda abanyarwanda bose muri rusange, ukomeze kurinda isi yose, izina rye rikomeze guhabwa icyubahiro no gushyirwa hejuru. amen. Murakoze cyane, ndabifuriza kugubwa neza kandi ibyo murimo Imana ikomeze kubashyigikira. Denari Dr. Berwa nkomeza kubifuriza kugubwa neza mu byo muri gukora byose. Tuzasubira ubutaha. Niba wakunze iki kiganiro twandikire muri comment tubwire niba ukeneye ko bagaruka. Sawa, turi kumwe. Bye.